ubu nafunzwe gatandatu ndi gusaba imbabazi aho nahemukiye. Hariho najaga gusaba imbabazi nabwo ntinajanye isabuni imwe muri butike yawe n'ipaki y'itabi, akanshakira abagabo nkabisubiramo ndi kubihamya, gahamagara abahamya bamara kugwira ati ni butike yose yagiye. Abonye abaserire banjana kuri komine bati tuzanye igisambu. Yibyiki bati butike yarayirangije. Bari banshoreranye isabune n'amafaranga 18 yaguye gupakiye itabi ico gihe. Batija mu kasho waribye bandafunzwe. Ariko muri uko kwezi nibwo ninavuye aho kuri komine gusaba imbabazi y'imisoro, neranze gusora. Naravuze ngaho gusora ngo nzashaka uburyo bwo kwica umupolisi. Imyaka yose ntari narasoze nja kuri komine ko yisubiza no gusaba y'imbabazi. Barambwira bati rero ko ntabura ati ntabwo turafata imisoro y'imyaka myinshi, ni imyaka 2 gusa, uraduha 400 y'uyu mwaka na 500 y'uyu mwaka ushize, ibindi nitwabona ko tubyandika mu bitabo. Inajanye amafaranga 3,300 na 600 y'imyaka neranze gusora. Abapolisi barambwira bati noneho yatwihere ubwo waretse ibyisi ndayo mbahaye. Nagiye kuyatura mituro ryo gushima Imana. Shimira Kristo Yesu umwana. Maze gusubiza ibyibano kuri komine. Maze kwatura icyaha cyanje batangaye, basigaye batangaye. Mu kwezi kwakurikiyeho nibwo wa muntu yamfashe namuzaniye isabune mwe n'ipaki y'itabi. Ati yanyibye butike yose. Maze mo gatatu burugumesera araza ati uyu si wawundira usubizaga ibyibano bati nuyu. Ikibazo babajije uwo mugabo ni iki tubwire. Ni wowe wamufashe cyangwa yizanye? Mba ndamutsinze mu izina rya Yesu. Reka mabwire ntimukirwanirire, Imana izaturwanirira. Ntabwo izareka kuturwanirira, iratuzi. Arega nubwo twaje muri gereza tugafungwa iba yabyemeye. Tukayikorera y'umurimo tukabwiriza harye namaze y'umwaka n'amezi 6. Nta kindi nzize keretse gukiranuka. Iri torero muri bagamo mutarizi. Mwe muri kwidunda maze ubunyadini bukabagwa neza. Mukwikubita muri jiya arego mukiga defile. Timwiga guhinduka k'umutima murabeshya. Murabeshya. Watura ibyaha by'akabiri kazagenza ate. Ibindi namanjwe. Muzambara mifemu nibyo. Nimutambara Yesu imyenda muzayikuramo mu mwaye. Ibaze utekereze uko bizamera ubwo Yesu azaba aje gukoranya intore ze akazivana muri iyi si. Umwitegereze abarangaje imbere aberekeza kuri Yerusalemu nshya. Maze mbere yuko binjira muri ayo marembo y'uwo mujyi, Yesu akabasaba kuba bicaye ku marembo yawo akanya gato. Ndasoma igitabo cyitwa Ikigisho cy'Ishyo ku Isabato ry'abasore twacize muri 85 kivuga ngo mwarimu harize kigiye nari mwarimu rero nandi umwigisha cyari cyitwa isi yo mu misi y'imperuka. Zagishaki rero ngiki twacize 85. Ibaze utekereza uko bizamera cyangwa uko byamera Kristo aramutsaje gukoranya intore ze akazivana muri iyi si. Umwitegereze abarangaje imbere berekera muri Yerusalemu nshya. Maze mbere yuko binjira muri uwo marembo y'uwo mujyi, Yesu akabasabwa bicaye umwanya muto imbere y'uwo mujyi. Mwe mwicaye ntunganya amarembo mugiye kwinjira. Nuko Yesu agaterura amagambo ati, nshimishwe nuko mwese muri hano, ariko mbere yuko mwinjira muri uyu mujyi ndashaka kubanza kubaha amabwiriza, nuko muyategera amatwi cyane. Muri ariya mazu nabateguriye harimo izahabu na diyama nyinshi cyane.
nuko mugende muyatambagire yose, ariko ntihagire utwara zahabu cyangwa diyama ya mugenzi we. Nashizeho abamarayika bo kungenzurira ngo barebe ko hari urahangara gukorakora akiba ubutunzi buri mu nzu ya mugenzi we. Nasabye abamarayika kumpa raporo y'abari burenge kuri ayo mabwiriza. Ngize ubwoba. Ubu turi mu itorero ry'umunyenga. Umunsi mu itorero rya Yohana rizaza. Kwatura ibyaha no gusaba imbabazi abo twahemukiye bizacirwa ku murongo, muzakurikirana inyugute ku nyugute murukwikereza. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none. Mberutse kuja kubwiriza muri gereza mu igororero. Zanga bateranye ndabwiriza mbangeze ku kibwirizo cyo gusubiza ibyiba. Ndababwira nti nubwo mufunzwe bamwe mwagiye mureje mu mabanke mugaterura amafaranga y'abandi ngo niba gufunga muzayasigira umudamu ngo igihe uzafungurwa yakorera. Ndereka mbabwire niba baragukatiye imyaka 5-6 ntabwo iyo myaka 6 izahingana na miliyoni z'abandi wabitse. Umunsi wafunguwe ugomba kuyasubiza. Numva bamwe ngo ye ntabwo igifungo gisubiza ibyibano. Ntabwo uri kuyakorera. Umunsi bagufunguye muri gereza sinandeje kubadondoza ndi kubakinisha, ubundi se ntibafunzwe, ahubwo bagomba kuba bafunzwe ku mubiri, imitima yabo yarabohotse. Icyo Imana ikeneye uretse abo bariyo na hano ku isi turahafungiwe twese. Ntabwo Imana izihanganira indyarya n'abariganya. Nta n'umwe uzajya mu ijuru ataratunganije ibyo yibye, atarasabye imbabazi abo yahemukiye. Ntabwo mu ijuru tuzidomokera. Kandi n'idini si umwitero wo gutwikira ibyaha twahishe. Oya, ntabwo umwambaro wa jiya wakubitamo irya uniforme ngo itwikire ibyaha wakoze. Umusambanyi wo muri jiya yarakomezaga agasambana, umujura agakomeza akiba. Urya mwenda ntabwo uhindura, mifemu ndihindura, iyi karuvati nambaye no kukubwiriza ntaco byahindura keretse no matanye na Yesu. Ibindi ntibakakubera. Mwiriwe ni bande bazambuka Yorodani bakajya mu ijuru? Imyitozo yabo ishingiye kuki? Imyitozo y'abajya muri Yorodani ntibahagararemo bakubura amaso bakareba hirya yayo. Imyitozo yabo ni bande bazambuka Yorodani bakajya mu ijuru? Tugiye kureba uko bahagaze. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza ryari none ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, intwarane zikabugishamo iki? Ndashaka ko mutega amatwi uyu munsi. Ihangane tega amatwi wumve ibikureba ibyo ari byo. Uhereye ntabwo ari uhereye mu gihe cya Yohana, ahubwo ni uhereye ku gihe cya Yohana. Uhere kuri Yohana ibyamubayeho. Ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, intwarane zikabugishamo iki? Imbaraga. Umusomyi wanje yamaze gufata igikoresho ngo tugende. Hariho ibyo ndirwanaho ariko hari ibyo uramfasha. Hari aho ndirwanirira ariko ahandi ho ugiye kumfasha. Kambanze nirwanirire hano. Indakemwa zikwiriye ijuru. Ibaze utekereze uko bizamera ubwo Yesu azaba aje gukoranya intore ze akazivana muri iyi si. Umwitegereze abarangaje imbere aberekeza kuri Yerusalemu nshya.
maze mbere yuko binjira muri ayo marembo y'uwo mujyi Yesu akabasaba kuba bicaye ku marembo yawo akanya gato. Ndasoma igitabo cyitwa Icyigisho cy'Ishyo ku Isabato ry'abasore twacize muri 85 kivuga ngo mwarimu harize kigiye nari mwarimu rero nandi umwigisha cyari cyitwa isi yo mu misi y'imperuka. Zagishaki rero ngiki twacize 85. Ibaze utekereza uko bizamera cyangwa uko byamera Kristo aramutsaje gukoranya intoreze akazivana muri iyi si. Umwitegereze abarangaje imbere berekera muri Yerusalemu nsha, maze mbere yuko binjira muri uwo marembo y'uwo mujyi Yesu akabasabwa bicaye umwanya muto imbere y'uwo mujyi. Mwe mwicaye ntunganya amarembo mugiye kwinjira. Nuko Yesu agaterura amagambo ati, nshimishwe nuko mwese muri hano, ariko mbere yuko mwinjira muri uyu mujyi ndashaka kubanza kubaha amabwiriza, nuko muyategera amatwi cyane. Muri ariya mazu nabateguriye harimo izahabu na diyama nyinshi cyane. Nuko mugende muyatambagire yose, ariko ntihagire utwara zahabu cyangwa diyama ya mugenzi we. Nashizeho abamarika bakungenzurira ngo barebe ko hari urahangara gukorakora akiba ubutunzi buri mu nzu ya mugenzi we. Nasabye abamarayika kumpa raporo y'abari burenge kuri ayo mabwiriza. Ngize ubwoba. Umunsi umwe iteraniro rinini ryari iteraniro rikuru, hari abakoresha ngo mbantoye, abandi mbantoraguye. Mbantoye, mbantoraguye. Kinyarwanda gifite amacenga. Abakoresha gutora mbantoye amafaranga, abandi bakoresha gutorwa. Nigeze nje impaka z'ico Kinyarwanda bamwe ariko nugutora. Ese gutora kare kucaguwa cyangwa se gutora tugiye gutora umuyobozi, kuki muvuga gutora? Ati no si namwe ko muvuga gutoragura, ari ugutora kenshi uratora. Kinyarwanda kinaniye amharira ibyo muharira ibyo. Nabonye amafaranga nyirayo yayazimije, ndayafata njira itangazo hari imbere, nyabuna mutangariza umuntu wajimije amafaranga ye, uyafite ni runaka aza yatwara, ariko ikimenyetso arazana nangahe kandi ameze ati. Itangazo riratangwa, teraniro riranyeganyega. Nyuma y'igihe gitombo n'umuntu aransanze w'umusore ati ndi kugushaka. Iki kugushaka? Anjana hirya y'iteraniro. Ayo mafaranga nayanjye. Okay, nta kibazo. Nangahe ameze ati. Mva nawe rwose uretse kutugerageza amafaranga yanjye, ejo hari kwa nyuma nari nakozemo ndakoramo, ndatagura ndasubizamo, ntabwo nzayasigaye na arabwejagura ndamwumviriza. Itangazo riravuga ngo ayo mafaranga nangahe. Niba twaza umubare rwose ndiwirirwe uragira ikindi umbwira. Arandeba arababara ararakara aratongana. Watongana
uwa itangazo rirakiranuka, nuraza adakiranuka ntabwo ararokoka. Nangahe kandi ameze ate? Yishima mu mutwe, ararakara, aranduka, aragenda, yajyane cyane. Nyuma y'iminota runaka undaraza ati ndi kugushaka. Ayo mafaranga ndayanjye. Yes, nta kibazo. Yambere. Nangaye. Umva rero, umva nawe watugerageje. Wewe nje nabuze amafaranga. Uko nagenda ndakoramo sinzi umubare. None wampa amafaranga yanjye niba udashaka kuyiba. Nje ngwibya iyo mba umujura mba nashize itangazo hari. Ararakara ambwira nabi, ndamureba, ndatuza. Yesu yaravuze ngo ubitegereze, mbabwiye yuko muri buri nzu harimo diyama, harimo zahabu, mube mwicaye aha mugiye kuyatambagira, nyabuna ndiyagira igisambo ciba muri ariya mazu. Uwaduterura uku tumeze nta kindi gihindutse, wayiba pe, wayiba rwose. Diyama yo rwose ahubwo intambara yarota. Mwijuru haba urugamba rukomeye, mwijuru haba intambara, mwijuru hagaruka intambara. Ariko abazajya mwijuru bazaba baranoze rwose. Baratongana barantonganya. Ndambwira abantu umubare w'ayo mafaranga bakanseka ngiye kuyihorera. Yari amafaranga 100. Igiceri c'ijana. Igiceri c'ijana. Nagiye nditegura isabato, ndakoraho, ndasubizamo ku giceri c'ijana, wakuraho urasubizamo ayangahe nangahe. Yambwira ati n'igiceri c'ijana nari guhita kimuhereza, ariko ati noti zanje. Nagenda garura, ndasubizamo, nagarura, ndasubizamo. Nsomera Zaburi ya 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Zaburi ya 24 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara hera he? Maze yagera hera h'Imana akahahagarara. N'ufite amaboko atanduye, ufite ibikorwa bidahumanye, n'umutima uboneye, ufite umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we kubitagira umumaro, utigeze kwerekeza umutima we kubibura mumaro, ntarahira ibinyoma, aramenye ntazarahira ibinyoma. Komeza. Uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka, nguwo ufite ubugingo buhoraho no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Azaba afite no gukiranuka kuvuye ku Mana. Abayishaka ni bene uwo. Uwo niwe uri mu mugabane w'abashaka Imana. Abashaka mu maso hawe Mana ya Yakobo, abo nibo bazareba mu maso h'Imana ya Yakobo. Mbega amagambo we! Ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka? Ninde uzahagarara ahera he akahagarika ibirenge bye? Ubundi birenge mu nyandiko ya Bibiliya bivuga umutima. Mbega amagambo ari muri Zaburi ya 15 umurongo wa mbere kugeza wa 5. Zaburi ya 15 umurongo wa mbere Yesu umurongo wa 5 numve icyo Dawidi yongeye kuvuga. Uwiteka uzaguma mu ihema ryawe. Ninde uzaza mu ihema ryawe?
ninde uzatura ku musozi wawe wera? wowe agatura ku musozi wawe. N'ugendera mu bitunganye, ugendera mu bitunganye, agakora ibyo gukiranuka, uwakoze iby'ubutungane, akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. uyu we ndamutinye, uyu we nteye impungenge. Akavuga iby'ukuri nk'uko biri hehe mu mutima we. Kamanzi mbabwire impungenge z'iyi nteruro. Uwashaka gusenya isi, washaka gusenya isi akayirimbura akayimara, abantu bakicana bakamarana, buri wese akavuga iby'ukuri, akavuga ibiri mu mutima. N'iri torero rya Masoro, buri wese avuze ibiri ku mutima we, twese twarara twiyirukiye ntawazagaruka. Akavuga uko bimeze mu mutima we. Hari amadini njya numva ngo yaturaga ibyango yuzuye umwuka, agahaguruka ati umwuka aramfashe, umwuka aramfashe, ati mbe Tereza we, ati haguruka ntitwasambanye ejo ntiwari uhari, kandi umugabo wa Tereza we yicaye hari umwuka ntiyari yamufata, kandi na Tereza umwuka ntiyamufashe. Iryo shano se ngo bagiye kuvuga iby'ukuri nguko biri ku mitima yabo. Hari icyo kugana Yesu yavuze cy'ingenzi cyane mu kwatura ibyaha. Watura ibyaha by'akabireka azababarirwa. Ibyaha byaturwa ku buryo butatu. Iki jambo ry'Imana ritubwira kwatura ibyaha ni mu buryo butatu. Icyaha wakoreye ku karubanda, icyaha wakoreye ku karubanda kikazambya itorero, kikazambya akarere, abantu batijujujujuju bakirwa barajujura. Naho guhakana uti abantu b'Imana niko bageragezwa, n'akarengane mpuye nako, mwuka nagutsinda uzacaturira mu muhanda kuko warihandagaje. Uzacaturira hano mu iterana ko bararihungabanije ryose. Niho warahemukiye umuntu umwe, sanga uwo umwe umwaturira icyaha cyawe, umusaba imbabazi, nibura musubiza ibyo wamwibye wimusubize, ariko ntabwo ari icyaha cy'iteraniro. Icyo wakoreye mu mutima, ntihagire undi muntu ukirabukwa, ntihagire amatunda yera inyuma ngo uhemukire utume ubwone buza hanze. Cyabereye mu mutima uzakibwira Imana yawe. Iri somo ritandukanye n'iyo nteruro. Akavuga iby'ukuri nguko biri hehe mu mutima we. Kuvuga iby'ukuri nguko biri mu mutima wawe. Ntukagoreke ibyanditswe byera. Iby'ukuri nguko wabyakiriye, ko wakira agakiza ka Kristo, uzakavuga uko gatuye mu mutima wawe. Ibyo nibyo byitwa iby'ukuri. Naho amatiku akurimo ntabwo isi yakeneye. Ntabwo isi ikeneye amatiku yawe. Akavuga iby'ukuri nguko biri hehe mu mutima we. Niba bagutumiye ngo utange ubuhamya mu bagabo ku bantu ugomba kubakiranura, iby'ukuri wabonye bivuge uko bimeze mu mutima. Wireba ngo ucakora ngo mubyara wanjye ngo ndakurengera, muvuge uko ari. Niba yazuka zuke, niba ari nyakwigendera gende. Ntabwo ari wowe wamwishe, yari yishe, yapfuye kare.
akavuga iby'iki iby'ukuri nk'uko biri hehe mu mutima we. Hepfo arangiriye aho se, utabeshyeresha abandi ururimi rwe. ngwiki utabeshyeresha abandi ururimi rwe. utabeshyeresha abandi ururimi rwe. ntagirire nabi mugenzi we. ntagirire nabi mugenzi we. ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. aho ngize impungenge. iyi nkuru yabaye y'umuturanyi wawe, inkuru iyo yabaye mbe wabimenye, wabanye ibyabaye mbe ibyabaye ni ubuhanuzi bwasohoye uti ni ubuhe? ntashushe inkuru yande y'umuturanyi we, ntayikwirakwize hose. ngabo abitegura kubona ijuru. Soma numve. mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. icyo yarahiriye naho cyamugirira nabi, ntiyivuguruza. ntabwo azivuguruza. ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero. iyo ni Ramberi. nino Ramberi mwara yumvise cyangwa niho yatangiriye? ntaguriza ifeza kubona indamu zigenje zite, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. ariko ubundi indamu irenze urugero nka hano i Kigali ni kangahe ku ijana? irenze urugero ni kangahe? nguhaye aya mafaranga yanje 100,000, ujaje uranyungukira ngahe ku ijana ku kwezi? irenze urugero nangahe? akada ntabwo muyize. mbonye ikintu abanyakigali batazi. ndatangaye, mbonye ikintu abanyakigali batazi. ntabwo bazi inyungu nyinshi, ntobayimenya inyungu irenze urugero, ntobayizi. banke uko zaba ziri kose zikoresha urugero rwangahe ku ijana? ni 10 ku ijana. muvuze ngo iki? ni 18? ni 15? urugero rwiza ni uruhe? uruciriritse nangahe? ni 10? 10 ku ijana ni urugero ruciriritse. mbese umuntu w'Imana yasaba 10 hehe? umuntu w'iki? kuko iriya somo ritwemerera gutanga amafaranga tukagira inyungu ziri mu rugero rudakoboye abandi. nabisomye no mu bitabo byacu ko ufite amafaranga wayaha abagenzi bawe bakayabyaza umusaruro, ukayasabamo ku ijana igiciro cyo hasi, kitaguhombeje kandi kitabaza ubuzima bwawe uyahaye. gusaba inyungu ntabwo ari icyaha, kuko inyungu ziremewe mu buryo bw'ibyo dukora byose. nta n'umwe ukora adashaka kunguka. na hari harasomye ngo ntaguriza ifeza kubona indamu zingana iki? zirenze urugero. birasobanuye ngo hari indamu ziri ku rugero rwemewe. ariko nawe wabwira umuntu ngo urugero rw'amafaranga ngo uhaye uzampa 50 ku ijana, 1/2, kuko azi ko bizakunanira. ati nyandikira yuko rwose iriya nzu tuyiguze. ubu hari impunzi nyinshi zahunze mu gihugu zizize ubu bubandi. ntaguriza ifeza, kandi uwo yabona mugenzi we yahunze byamusinye akomeje arahombye, kuko ni ukugufatanya n'ibihe bibi ugezemo. iyo igitutu kikokeje uti nyabunda ntabara, akaba yabonye ko kigusatiriye uri kubaranwa n'amasaha, akubunda amaka gutegeka ibyo ashaka.
kuko ushaka kukira irya none rero ukaba wishize ingoyi mu ijosi uti mvare aho gupfa none nzapfe ryari. Umuntu w'Imana akakwica urupfu rw'ejo, n'ubundi wamara gukira impyisi nyamuhuma yari kwasamiye, maze inzoka ikagutegerereza ku mwobo w'ibigeragezo, nayo izana kurya. Ntabwo urizi feza kubona indamu zirenze iki urugero. Ndabarahiye abakoze izo nyungu zirenze urugero, abantu bagakoboka bagapfa bagapfuka, ntabwo mu marembo y'ijuru ntabwo bazakandagira. Barasabwa kuzasubiza ibyibano, barasabwa kuzasubiza ibyibano. Nabo bahemukiye bakabasaba imbabazi. Ariko uraruzi ukunda ideni ry'inyungu ukuntu ribaga umutima, riragushengura rikakubaga rikagukeba. Iyo uri n'umuntu w'Imana ukagerageza ukagomba kurira, kararura reba ugasinzira ku manywa, kararura reba. Ntabwo urizi feza kubona indamu z'ikirenga uwo mutinza akanya gato. Soma numve. Cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ntabwo yemera ibiguzi by'utariho urubanza. Ugenza atyo ntabwo azanyeganyezwa. Haleluya. Mukora ibyo ntimuzanyeganyezwa. Noneho ndasubira ku isomo ry'ibanze. Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza, Matayo 11:12. Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza ryari? None ubwami bw'ijuru buratwaranirwa intwarane. Gutwarana intwarane zikabugishamo iki? Imbaraga. Nawe ugakina. Bandi bakamara icumweru bari kuza hano bagafata icya kabiri bari kuza mu rusengero. Utaye ubusa muraruhira ubusa tuzarihurira mbora ndakurahiye. Abandi bagatanga icya 10 n'amaturo bakagenza bate, bagatanga ubuzima bwabo bakihana, bagahinduka bagasubiza ibyibano bagasaba imbabazi abo bahemukiye. Nawe ukidunda uti oya tuzarihuriramo ye. Hariho bari kutubwira ati ati niko ati munagiye kubwiriza arandi turagiye ati muri kubesha tuzanarihuriramo. Indi ntacyo bitwaye, tuzareba. Abandi baje guhinga bagahinga bagatera imbuto mukazahurira mu musaruro. Kere kuri Gisabo, kugiye kwibanaho ubundi utibye, kandi ijuru ntawe uzaryiba, ntawe uzaca mu maso ya Yesu ngo adomoke, ntabwo azagira ngo hwi mwanyuze ngo mumunshakira ngo yari igitiye yota. Ndakurahiye. Ubwami bw'ijuru bugenza bute? Buratwarana. Intwarane zikabugishamo iki? Imbaraga. Rangije imyaka 40 ni hafi n'itatu ntagoheka, nshaka kubona ubugingo, nshaka ibyo Kristo yampamagariye ko byakuzura. Hari igihe ubonaga bigiye kuzura mu kanya ukabona biragabanutse, igipimo gihora kikuzamura kikumanura kikuzamura, agatambwe kose utera ugasangamo ibindi usanga imbere yawe. Agatambwe kose uteye ntabwo urangiza, ubona imbere hakiri urugendo. Ngo Henoki yagendanye n'Imana imyaka 300. Ngari kuko yateraga intambwe kuri buri ntambwe ngo yahasangaga izindi ntambwe agomba gutera imbere. Ariyibagirwa atumbira intambwe agomba gutera, yibagirwa ibiri inyuma asingira ibiri he. Pawulo nawe yaravuze ati mva ndibagirwa ibiri inyuma nkagenzana. Iyo umuntu ari gusingira se agira ubwo areba inyuma? Usingira iteka ahora asingira, yabigeraho agasingira imbere. Gusingira muri Kristo rero igihagararo cye ntabwo umwana w'umuntu yakirangiza. Henoki yakigenza imyaka 300, yarinze akakamba mu bicu byo mu ijuru atararangiza igihagararo cya Kristo. Iyo ni inzira yo kwezwa. Nurangiza kintu uzabona ikindi imbere birahari, imbere songa mbere, jimbere mu butungane ntibugira igihagararo. Hari abaje babesha ngo ngo neretswe ku rugendo rurangiye, ngo ndabyeretswe ngo haleluya, ngo mbonye Yesu yambaye ikanzu y'umweru, ngarambwiye ngo umwana wanjye ngo birarangiye.
upfuye uhagaze, urapfuye. ngo nagenda apfukama ndasenga, mbona ikimenyetso cyituye imbere yanjye, ngo nahawe itariki, ngo n'isaha nakirijweho. N'abadayimoni bagukoreye ibyo. Ntabwo Yesu azigera bigukorera na gato. Azakubwira ngo songa mbere, komeza imbere, ni ibyawe biri, komeza imbere. Ntabwo ngo senga, ngo ndasenga, ngo ndongera ndasenga, ngo mbwira Yesu, ngo Yesu. Si wamubwira amagambo angahe? Ngo Yesu we, ngo ndakubwiye, ngo mbikimenyetso, ngo mbisaha n'itariki. Ngo Yesu yageze hangirira ubuntu, ngo mbona araje, ngo umudamu umwe yaratubwiye, kuko icyo gihe nakigezemo. Kumara 7 ndi gusenga narabikoze, ntarya. Maze iminsi 7 ndahodoka, nywa amazi yonyine, kimenyetso ndakibura. Ndataha nicaye mu mugezi utemba wa ruhurura. Ikigezi cy'iwacu cyitwa Muhe, nacyicayemo kiri gutemba. Arambwiye ngo nugusenga wicaye mu mazi ari gutemba, maze ayo mazi Yesu akayahindura ayakweza, agatembana n'ibyaha byawe, kamere yawe akayigatemba. Navuye midatembye, ndayigarukana, kamere yanje ndayigarukana. Mvuye muri Muhe ndayigarukana. Umuhungu umwe w'umuprofeseri atubwira ati nasenze ngewe, ndasenga ndi mu ishamba marayo 2 3 4. Uwo naramutesheje gutanyaguza diplome, ngo diplome ngo ngiye kuyitandura kuko narayibye ntute, ngo nahinduye izina, ngo ndatirisha, ngo mbindura izina, ngo ikizamine ndagikora, ngo ndagitsinda, narahinduye izina. Ntiwaramaze nyine, ikibazo ni uguhindura izina, ikibazo si diplome, kuko wayikuye mu bwonko bwawe. Ejo bunini bwambwe ati none navuye nasenze ndasenga, ati ndi mu gashamba marayo 3, ati ku munsi wa 4 ati nagiye kubona, ati mbona ikintu kinini cy'ikiyoka, ati ikiyoka kirekire kinyura imbere, kiragenda canga kurangira, kiragenda kiratinda. Ati ku musozo wacu ndebye ku murizo wacu, ati mpabona inyenyeri. Ati kirangiye umurizo ugiye, ati iyo nyenyeri isigara mu mutima wanjye. Inyenyeri yari iri ku kiyoka. Ati ati bice kimenyetso Imana yampaye. Ni Satani wakuriganije, ntaco wabonye urukubeshya. Unaratubwira ati bantu b'Imana, nasenze ndasenga, ati mbona umugabo mwiza muremure wambaye ikanzu y'umweru, aza afite imikubuzo. Arambwira ngo mwana wanje mbu umutima wawe, ati maze mwereka gatuza, ati maze arakubura, ati ibyaha byanje byose, harya ibyaha bibaga ngo byari biraha. Ibyaha biranganiza bazimeze nk'indara, ngo maze ngarakubura, ngo none ngo ubu ufite amahoro, ntuyuri kubeshya. Undi aratubwira ati bantu b'Imana, nasenze ndasenga kuva mu gitondo, ati bigeze 7:00, ati hene yari ziritse ku kigega, akavura kagiye kugwa, naho ubwo ihene yiriwe itariye. Ati numva ihene irabiye, ati mwijwi ry'iyo hene numva mijwi rimbwiye ngo mwana wanje ibyaha byawe urabibabare. Abantu bazashaka inzira zo kwitsindishiriza ngo biruhure, borohereza imitima yabibarega. Reka mbabwire, uwatura ibyaha bye akabireka azagenza ati azababarirwa, ibindi namanjwe. Niba waribye abandi ukawuhangayikishwe nuko utari wasubiza ibyo wibye, uzasaba Yesu aguha ikimenyetso ngo tariki ya 5 z'ukwa 5 saa 6 z'ijoro
ngo yanshubije. Wasubije ibyibano ryari? Aba wahemukiye wasabye imbabazi ryari? Ubu nafunzwe 6 ndi gusaba imbabazi aho nahemukiye. Hariho najaga gusaba imbabazi nabwo ntinajanye isabuni imwe muri butike yawe n'ipaki y'itabi, akanshakira abagabo nkabisubiramo ndi kubihamya, gahamagara abahamya bamara kugwira ati ni butike yose yagiye. Abonye abaserire banjana kuri komine bati tuzanye igisambu. Yibyiki bati butike yarayirangije. Bari banshoreranye isabune n'amafaranga 18 yaguye gupakira itabi icyo gihe. Batija mu kasho waribye bandafunzwe. Ariko muri uko kwezi nibwo ninavuye aho kuri komine gusaba imbabazi y'imisoro, neranze gusora. Naravuze ngaho gusora ngo nzashaka uburyo bwo kwica umupolisi. Imyaka yose ntari narasoze njya kuri komine ko yisubiza no gusaba y'imbabazi. Barambwira bati rero ko ntabura ati ntabwo turafata imisoro y'imyaka myinshi, ni imyaka 2 gusa, uraduha 400 y'uyu mwaka na 500 y'umwaka ushize, ibindi nitwabona ko tubyandika mu bitabo. Inajanye amafaranga 3,300 na 600 y'imyaka neranze gusora. Abapolisi barambwira bati noneho yatwihere ubwo waretse ibyisi ntayo mbahaye. Nagiye kuyatura mituro ryo gushima Imana. Shimira Kristo Yesu Umwami. Maze gusubiza ibyibano kuri komine, maze kwatura icyaha cyanje batangaye, basigaye batangaye. Mu kwezi kwakurikiyeho nibwo wa muntu yamfashe namuzaniye isabune mwe n'ipaki y'itabi. Ati yanyibye butike yose. Maze mo 3 burugumesera araza ati uyu si wawundira usubizaga ibyibano bati n'uyu. Ikibazo babajije uwo mugabo ni iki tubwire? Ni wowe wamufashe cyangwa yizanye? Mba ndamutsinze mu izina rya Yesu. Reka mabwire ntimukirwanirire, Imana izaturwanirira. Ntabwo izareka kuturwanirira, iratuzi. Arega nubwo twaje muri gereza tugafungwa iba yabyemeye. Tukayikorera y'umurimo tukabwiriza rye namaze y'umwaka n'amezi 6. Nta kindi nzize keretse gukiranuka. Iri torero muri bagamo mutarizi. Mwe muri kwidunda maze ubunyadini bukabagwa neza. Mukwikubita muri jiya arego mukiga defile. Timwiga guhinduka k'umutima, murabeshya. Murabeshya. Watura ibyaha by'akabiri kazagenza ate. Ibindi namanjwe. Muzambara mifemu nibyo. Nimutambara Yesu imyenda muzayikuramo mu mwaye. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza ryari? None Yohana uyu mubwiriza muzamurebe yabwirije igihugu canyeganyeze, yakurugutuye abagore n'abagabo, abasambanyi, yazize icyaha cy'ubusambanyi, abasambanyi nabo bamuhitanye. Yishwe n'indaya Yohana. Yishwe n'iki? Murenda kuja impaka hara. Yishwe n'indaya. Umugabo yaracuye umugabo utaruwe. Yohana arabwiriza musubize ibyibano, mutanga imbabazi, mubabarira abandi, uwajanye umugore wundi ambure kure. Aho muhungu umugabo uri yakira gikoma ngoma cyari cyaracuye umugore utaru waco, isomo rigikurugutuye ati none ngenze nde reka umugore w'abandi. Uyu mugore wari unejejwe n'imari y'umwami rero yumvise umugabo yihamya ati noneho rero madame isaha yo kugendera ageze, mvuye mu materaniro kwa Yohana yatuguye kureka abagore babana ye ngakuburase indayira rakara habaye ibirori agakobwa ke karabyina karitakuma, mbese abakobwa b'indaya bazi kubyinara, karitakuma nka nyina are. Nuko umwami akarebye ati shate nk'uyu mugabo ngo yarashaka gutandukana n'uyu mugore amahoro, ngasa ngashaka impamvu yo kumusigira impano za karundura. Nuko ngazi ati maze ngenda amahoro, ngende musigiye amahoro y'indaya isigarana ibintu byayo. Ati yewe kana ubyinnye neza ngaho icyo ushaka cyose. Ntabwo yarashaka guha uwo mwana ko ari uguha nyina ngo batandukane amahoro, ubutane bugende neza.
adasigarana ubukene, akabasha mbaye nari ndunzwe n'igikomangoma none nsigaye ndi umukene. Uyu mugabo yaragiye kuhava neza. None urashaka iki? Akana karatekereza kati katoya kati mu mwanya mama ni uzi bikenewe. Mama ni uzi iki? Mama ni uzi bikenewe kamanze mubaza. Akana karasimbuka no kwa nyina, mama mbonye imana idasanzwe. Niki? Umwami ambwiye kumpa icyo nshaka cyose, none dukeneye iki? Ubukene bwacu nubuhe kugira ngo dusigare n'umutungo ko abavuye mu materaniro ya Yohana batarasubira mu ngo bari baracuyemo, none tumukure iki? Uyu mugore w'indaya w'umugome asaba igihanga cyane. Harya igihanga cya Yohana kirimo isukari, kirimo umuceri, kirimo kugura inzu yindi, kirimo kugura isambu. Igihanga cya Yohana, aho niho Yohana isomo rye ryanditswe. Yesu yavuze ngo uhere ku gihe cyane. Akana karaza kanababaye katiye nisabiye imigati, nibura nje uri kukabeshera yaba nisabiye imigati. Igihanga cya Yohana si kirimo amabombo, ariko mama ubwari mama reka nsabe igihanga cya Yohana. Akana kageze imbere y'umwami kati databuja mama ngashaka igihanga cya Yohana ngo agiteke mu isombe. Igihanga cya Yohana cyari kimaze iki? Bwari uburakari bwa Satani, bwuko Satani adashaka ko abantu bumva ukuri. Yarazize kwatura ibyaha. Yohana yari yatuje abantu ibyaha, abantu bashubije ibyibano, basabye imbabazi. Ubu turi mu itorero ry'umunyenga. Umunsi mu itorero rya Yohana rizaza. Kwatura ibyaha no gusaba imbabazi abo twahemukiye bizacirwa ku murongo, muzakurikirana inyugute ku nyugute murukwikereza. Uhereye ku gihe cya Yohana umubatiza ukageza none. Mberutse kuja kubwiriza muri gereza mu igororero, zanga bateranye ndabwiriza mbangeze ku kigwiro cyo gusubiza ibyibano. Ndababwira nti nubwo mufunzwe bamwe mwagiye mureje mu mabanke mugaterura amafaranga y'abandi ngo niba gufunga muzayasigira umudamu ngo igihe uzafungurwa uyakorere. Ndereka mbabwire niba baragukatiye imyaka 5-6, ntabwo iyo myaka 6 izahingana na miliyoni z'abandi wabitse. Umunsi wafunguwe ugomba kuyasubiza. Numva bamwe ngo ye ntabwo igifungo gisubiza ibyibano, ntabwo uri kuyakorera. Umunsi bagufunguye muri gereza sinandeje kubadondoza ndi kubakinisha, ubundi se ntibafunzwe, ahubwo bagomba kuba bafunzwe ku mubiri, imitima yabo yarabohotse. Icyo Imana ikeneye uretse abo bariyo na hano ku isi turahafungiwe twese. Ntabwo Imana izihanganira indyarya n'abariganya. Nta n'umwe uzajya mu ijuru ataratunganije ibyo yibye, atarasabye imbabazi abo yahemukiye. Ntabwo mu ijuru tuzidomokera. Kandi n'idini si umwitero wo gutwikira ibyaha twahishe. Oya, ntabwo umwambaro wa jiya wakubitamo irya uniforme ngo itwikire ibyaha wakoze. Umusambanyi wo muri jiya yarakomezaga agasambana, umujura agakomeza kiba. Urya mwenda ntabwo uhindura, mifemu ndihindura, iyi karuvati nambaye no kukubwiriza ntaco byahindura keretse no matanye na Yesu. Ibindi ntibakakubesha. Igihanga cya Yohana gitaha mu iteraniro. Nguyu mwami kuko batisubiragaho ngo yashatse uburyo yakiza Yohana, abura umuntu numwe mu bari bateraniyeho bari baje kwishakira ibinyobwa gusa, bari kwirebera ibirori. Habura numwe wahagarara mu kuri ngamutera inkunga ngiyo haboneka umuntu umwe akavuga ati kuki Yohana arenganye. Nguyu mwami yari gushaka impamvu zo gukiza Yohana. Bose baruma gihwa. Nasomye amagambo mu wifuzwe byose ngo abarumye gihwa bose amaraso ya Yohana ari ku mutwe wabo. Ntabwo bazarokoka urwo rubanza rwa Yohana. Nguyu mugore abonye igihanga cya Yohana, ijisho rya Yohana nubwo bamuciye igihango ryari rinari kureba, ngo yari ameze nk'uri kureba. Ijisho rye ryari rikanuye rimeze nka cyagiye kubabwira ngo umuntu wese asubize ibyo yibye. Ngo iryo jisho ryanabateye ubwoba nanone, kandi Yohana yapfuye.
bati mujyane Yohana aracyatureba kandi yari ari kureba. Batari kureba nk'umubwiriza araturebye ibyaha byacu arabigaruye. Yapfuye bamuciye igihanga ngo iryo jisho rye ryanabateye ubwoba kandi ari igihanga bari kureba. Igihanga cy'umuhanuzi mujyane muri puberi. Igihanga cya Yohana kija muri puberi. Reka nikorera ikiganiro. Ntihazagira uzambeshyera n'abari gufata amajwi n'amaki ntawe uzancira urubanza. Jewe ndabizi ku mutima wanje. Yohana yarasinziriye ariko mu gitondo cy'umuzuko wa Yesu na Yohana yararimo. Amen. Mu bazutse yararimo. Babonekeye abantu benshi ngo barabamenya. Yohana ari mu bahamya 24 bafashe Yesu guca imanza. Uzabimburanya azaze tubiburanye. Ambwira aho yamukurira mu bugingo. Reka mbabwire icyo sico cyigisho mfite. Dore intwarane zikabugishamo imbaraga. Intwarane zirangwa n'ingingo 23 zizaranga intwarane zigiye mu ijuru. Ngiye kuzisoma nihuse. Arabatangiye kumbwira ngo ubukandi ntaradutereza harya mugiye ko mutahaga iwanyu buri munsi ndi munsi gahanga. Ndabarahiye muri mwe hakagira n'umuntu ushurugo. Uko rwaba ruri kose ruruta urwawe. Urwanje ruruta urwawe kuko urwawe sinaruturamo. Urwawe ikitangaza ubusindi ikirara. Reka mbabwire inshuti zanjye, ntabwo ndagukereza ubundi se waje kwindiki. Urakererewe usuri kurengana ahubwo uri kumva warenganye ngo ngubu ngo ko saa sita igeze nta gisambo kirabirya unarabisangayo. Si imigati mwaguzera n'amavuka murazanga simbe bazabiriye niba zirimo mugomba kuzica zigapfa. Hari abantu bororaga imbe bakavuga ngo imbe bazo mu wanje zo mu wawe sinihene. Mugomba kwica imbeba n'inyamwanda. Niba hari umuntu wanga imbeba ndimo. Iyo numvise aho imbeba iri ndwanaga intambara mpaka itakiriho. Reka mbabwire hari ingingo 27 ziranga intwarane zo mu misi y'imperuka. Interuro ya mbere ni indangagaciro zizaranga ni 23. Ushakemo izawe nuburamo imwe nuburamo 2 nuburamo 5 udushake indangagaciro 23 zizaranga intwarane za Kristo mu misi y'imperuka. Ni indangagaciro z'Abadiventiste umunsi wa karindwi bemeye Yesu nk'umukiza wabo. Indangagaciro zibaranga ni 23. Iya mbere, indangagaciro ya mbere iravuga ngo nabemeye kurarika kw'Imana. Imana ihamagara imitima yabo. Aho dutangirira ni mu muhamagaro w'ijuru. Niba waranze kumva umuhamagaro w'Imana, niba utarawumviye utaremeye kurarika kw'Imana, nta yindi ntambwe mu by'umwuka watera ngo ifate. Nta nimwe. Keretse wemeye guhamagara kw'Imana. Abemeye kwitaba Imana mu mibereho yabo, ijwi rya Yesu riguhamagara ukitaba uti data ndaje. Uhamagara kw'Imana ni ukwa mbere. Indangagaciro ya kabiri nivuga ngo abo bitabye Imana bemeye umuhamagaro w'Imana bazitaba bafite umugambi n'abanyamigambi. Umugambi wo kujya mu ijuru. Abanyamugambi hari abitaba mu Bukristo kumva ngo ariko ngo mwabantu mwe ngo mwijuru ngo niba nzajayo niba ntazajayo ngo bizi Imana. Oya ugomba kugira umugambi wo kujya mu ijuru. Ikigambiriwe cy'Imana isaba cyose kubera umugambi ufite ugambira ikintu kimwe. Imigambi yawe izagerwaho kubwo kubuntu bw'Imana buzagufasha. Gatatu n'abanyabwenge. Igihe dufite umugambi w'amasengesho twahamagawe n'Imana, imigambi yacu iri gushyirwa mu bikorwa. Amasengesho azaba urufatiro n'inkingi twegamiraho buri gihe mu migambi no guhamagara kw'Imana.
ntuzareke amasengesho. Bazaba ari abanyamasengesho, ntabwo ari yayandi ngo Uwiteka ngo tugirire neza, ngo tugiye kumva ijambo ryawe, ngo rigiye guca mu gutwi kumwe, ngo rihinguke mu kundi, ngo maze ngo tuvuye hano ngo uragenda ari umwe, ugenda uri uwa kabiri, abaragenda ari babiri, ugenda uri uwa gatatu. Jaga maze abadivantiste ariko Imana ni imbwa yanyu yo kubaherekeza. Ngo ugenda uri uwa gatatu, ntabwo Imana yabiye gatatu, ihora ari iya mbere niheruka. Niwe byose. Ngo ugenda uduherekeje, ngo tugende uruhande. Oya, ayo si amasengesho, ayo ni amagambo y'abantu. Gusenga ni ugushikirana n'Imana, ukayibwira, ugatega amatwi ukumva ikukubwira, urayibwira ugatuza. Uragenda ugafata igihe cyo gusenga, ituze aho usengera iwawe. Buri mukristo agomba kugira icumba cye bwite, ahantu aje asabanira n'Imana, n'umugore we ntabimenye, n'umugabo we ntabimenye, aho ushikirana n'Imana yawe bwite, ukayibwira ikakubwira. Gasaba n'abanyamasengesho bemeye kurarika kw'Imana, bafite imigambi, n'abanyamasengesho. Ingingo ya 4, kandi bazaba ari abizera. Kwizera ni ukumenya ibyiringiro udashidikanya ko bitazaba, niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bemerwa n'Imana nuko bari bafite kwizera. Adventiste umunsi dufite kwizera kumeze nk'uko kwitekerereza gusa. Kwizera tukaguha umurongo ngo wakwizera we nturengaha. Kwizera kutakumaza ubwoba, kwizera kutaguhinduye, kwizera kutaguhaye gukomera, kwizera kudahinduye ubugingo bwawe, ni kwizera ki? Ndasanga mu bakristo harimo amatiku, ngo ndi kubabara hano imbere, ngo na hano inyuma, ngo ubwo bangenje batera, ubwo bangenje bate, ngo mbwira di, ngo none wowe kuri kumva ko ndi kubabara aha, kandi abamama niko babaga. Na mama yarambwiraga ngo ko ndi kuribwa ngo aha, ngo nahi inyuma, ngo ubwo ni iki muko, ngo ubwo se ntubyumva neza, ngo baraguhaye da, ngo abantu bubu ngo ngo ubwo baraguhaye wabiririye iki sahu cyenda gura ryagaguzwa mu mihana, ukarya n'iby'abarozi, kandi ngo ugasengara ngo Uwiteka ngira ifunguro ngo ryateguwe n'ibiganza byahumanye, ngo none uryeze, ngo turyakirane umugisha wawe. Wamara kunywa ngo ariko rero ngo uwo muriganya, nta murozi w'umudivantiste tubaho. Muzazana ubwo burozi tuburye tubumane, musigare muri abo umudendezo. Ngo ibyo gusa, ngo hari n'ibyo twatambutse, ngo hariho n'amahembe, hariho nasanze ngavuraga amahembe. Naje se nayinga nayene na mahembe yiki, ngo na mahembe gusa. N'abadivantiste mu kaje matiku y'amahembe. Amahembe yiki y'imbogo. Ariko mwabaye ubu twizere iki? Mwiri dini twaje kwendamo iki? Ubupagane twari dufite iwacu mu mitwe. Ariko uburozi bw'Ikigali, umurozi w'Ikigali wanega kwishakira umuceri ararya, yabuze nayinyanya arabona yo kugura uburozi, ngo nakwica sakurye. Ariko mwaje muri hangana mukava mu matiko, mwakwizera ibyo banyogokuru wanyu bavuze, nibyo namwe muvuga. Mwavuze ibyo Yesu yavuze, bazarya n'icica ntaco kizagenza gite. Iryo dini muri gushinga muri iri ni irihe? Ngo hari n'ibyo baduhushe, ngo hari n'ibyo batambitse mu muhanda ngo turabitambuka, ngo biba bitugiyemo.
barabyishe, igikeri baracishe, barakibaga, baracanika, baragisya, ifu yacu irakwishe. Kandi mu mahoteli akomeye muri iyi si yacu ibikeri ni ibyo kurya bitangaje, n'imitubu. Imitubu ni ibyo kurya byiza cyane byagarenuye, nta wabiguha muri hoteli, birahenda. Imitubu, ariko usanze umutubu mu nkono ariko nk'ubwo buriganya ni bwoko ki? Ibyo ni ibiki? Ayo manjwe. Muzatera intambwe muje gusura, nuko muheraga i Kigali, muzatera intambwe mugere hari igoma, mugere igoma, mutari mwinjira muri duwane neza, batari babaterera ngo mugeyo. Uzareba abagore bari gucuruza imihovu, bari gucuruza ibinyabwoya, babuye biba yaravuyeho ubwoya, bari gucuruza bya bintu byose mutinyaga. Ari imari, ari isosi ya sasita, isosi ya sasita. Ngo babiguhaye ngo urapfa, urugupfa subaye iki? Kera ngira umupagane naryaga inyama ndi muri Kongo yitwaga Zaire. Inyama zose twaravugaga mu Giswahili ngo kira nyama ni nyama, ingawa ni nyama ya mutu. Kula tu. Yibye inyama zose ni inyama, nuko zaba ari iz'umuntu. Rya abazayirwa nuko bari bibereye. Kira nyama ni nyama, ingawa ni nyama ya mutu. Kula tu. Tukarya inyama zangoye twaziriye tugotse, ni inyama z'inzoka yitwa uruziramire. Inzoka wicaga ntipfi, igapfa ntivahira, ariko inyama zayo zigakomeza kwikaraga. Uziteka inkono bayiboshe, ziri gukina, ziri kuzambagurikamo imbere, ukagira ngo iri kubira ari amazi ziri kwikaragamo. Nizo twaraziriye ntitwapfa, uretse Yesu wampamagaye nkazireka nsomye umwuka w'ubuhanuzi, izo nizo zanyica. Abarozi baravuze ngo ntihica uburozi, hica iki? Munasikia? Bazaba bizera, kwizera kumara ubwoba, kwizera guhindura, kwizera gukiza, kwizera gukomeza. Uhere se niba mwenda gupfa mwopfuye, kagwa mu Byahishuwe 14 umurongo wa 13, mugasinya ku gituro ngo uhereye none andika uti hahirwa bapfa bapfiriye hehe? Mu matiku, mu manjwe nkaya ngaya, bapfiriye muri Kristo, ngo baru mwuka teramo kashi, ngo ye ngo bagenze bate baruhuke imihati yabigenje ite. Bazaba arabizera gatanu n'abanyabyiringiro, bazaba bafite ibyiringiro. Kwizera gutera ibyiringiro, twese tuzaba babyiringiro, ba nyirabyiringiro. Ibyiringiro bizatsika imitima nubwo twababara hirya y'izuba dufite y'amazu. Kwizera kwacu kuzabyara ibyiringiro, bazaba ari abanyabyiringiro. Gatandatu ni amasengesho, bazaba bafite ubwenge, bazumvira amategeko y'Imana n'ay'igihugu. Ingingo ya 8, bazomatana na Yesu. Komatana na Yesu. Ingingo ya 9, ntibazakerensa ibyera. Iyo ngeze kuri ingingo gukerensa ibyera ndababara. Bona abantu biganirira mu rusengero ngo bawizera ngo mwawe mucecetse, ngo mu rusengero ariko aba baje kwizera. Hari igihe n'abadayimoni bayiganje mu mitima y'abantu, bazaje barasakuza mu rusengero, tukaberwa bari kuvuga baribo mu rupfu rwa Yesu, bari kumucira urubanza. Muzasoma mu wifuzwa ibihe byose ngo igihe ngo bavuze ngo umucamanza avuze ati none uyu Yesu ndamugenza nte? Jewe rero amaraso ye ntazambarweho. Bo barashubije ngo twebwe azatubarweho n'iki?
ngo ryari iteraniro rinini, ngo ab'imbere, abari imbere bareba inyuma bumva niyo bivugiye, n'abari inyuma bati bivugiye imbere, naho n'abadayimoni buzuye muri bo ntibamenyeye babivugiye. Buri wese arashiguka ku cyo gito. Mu rusengero muri kuvugamo ikindi batumyemo ibiganiro. Niba narasomye ko n'ututwana aba bana bajarajara bakavuza induru mu rusengero, bakiruka no ku rusengero, bazirukana mwuka w'Imana ntiyongere kumurikirira itorero. Abana b'abakomeza isabato ntibagira ituza mu rusengero, ngo barasakuza bakirukanka, ngo bakazenguruka mu mbago. Iri jambo ntibazakerensa ibyera, urusengero n'urwera, uwinjiye mu nzu wese. Kiri umugaturika n'inkorora zo mu kiliziya twakororaga twapfutse umuntu, uko twabaga turi kureba Nyagasani Yezu nka hariya. Twabaga turi kureba ipica y'abamarayika, hano hari marayika ufite ingota, hano hari abari mu nzira y'umusaraba, hariya ari muri tabernaklo aho Yezu abari. Twabaga turi imbere ya Yezu mu ishusho y'Ukarisitiya, turi imbere y'igitambo. Padiri ari kudutambirira igitambo we. Aho rero buri wese ahubwo twabaga turi guhonda ku gatima aho yatugezaga, tugapfukama twese ngo n'icyaha canje gikabije, nicyo gituma reka mberekera aho ngaho we. Ye none twebwe twageze mu itorero ngiri turi kwisakuriza uko dushaka ibigambo by'ibihwehwe mu nzu y'Imana. Ntibazakerensa ibyera. Ingingo ya 10, barakura bakaja mbere, barazamuka mu by'umwuka. 11, ntibakorera ibihembo, ngo ariko ubu ngo ninzi wanyu kubabwiriza ngo muzampemba ngahe, ngo korari yacu niza murayihangahe, ngo buri kibwirizo nangahe. Niba ngibi bari gufata muzababaze nta n'igiceri cy'ifaranga bampaye. Hazagira unabitekereza, dore ngaba baraha habe n'icifaranga babwiraga ngo mwambayeho. Oya, ntabwo ndi umucuruzi, ngiye mu ijuru. Babajije amafaranga y'ibitabo ntimwamburanya. Nta gitabo nzasubiza iwacu, nzabitanga muhana imbirangize nta. Ntibazakorera ibihembo. Nta gihembo mwambonera, mwagikura heza. Nzahembwa abakiranutse bazutse. Nageze muri Uganda, nabwiriza ukwezi kurarangira, tubatiza abantu benshi, barateranya inama Abagande, bategura hegitari 8, ndabizi. Bazintambagiza isaha yo gutaha ejo mu gitondo. Harimo n'inzu y'amatafari y'ibyumba 3, urutoke harimo n'amateke, ahandi hari n'ikawa. Hegitari 8 dushoje, baranjana na pasitoro, barantambeza ngira ngo turi gutembera, tugahagarara mu hagati nkareba urwo rutoke. Nuko tugarutse uko bakora bati rero tirasambu ni yawe, kandi yanje mu Rwanda narayimaze, nayisubijemo ibyiba. Yasubijwemo ibyiba, ndayigurisha ndayitanga, subiza ibyo nibye, ndahembana, narahemutse, narambuye abantu, narabajambaguje. Isambu yo kwa data aransinyisha ngo ninsinye ko 8 wanje bawumpaye. Isambu iragenda, njaga ndayereka abana banje, ndi bana banje. Irasambu yaragiye kubera ko ndi umujura. Nashubije ibyibano rero, iragurishwa iragenda. Nari nsigaranye ababyeyi basinziriye, ndatugurisha bamwe baraha kurawuka, n'ubu hari abandi. Nari mbonye isambu hegitari 8, batira sambu ni yawe twayikweguriye, ngo inukora umurimo hano muri Uganda ubwirize. Nakagombye ko nari nshinze icara, hari cyo twitaga verbe fendre,
twarayihimbaga turi abana, gufenya kishinga icara, mba narishinze icara ndurakoze Yesu. Ariko narebye kure ndavuga ntariko abantu ko bahinduka, bariye nzabwiriza ngakandagira ibitiringirwa byabo bati nico cyakuzerereje ino. Urya surabwiriza gakuru nababwendi bene data, Imana wamugisha mwakoze. Nafashe bisi saa 7 z'ijoro tata. Ntabwo bazakorera ibihembo. Bantu benshi bifuza ngo wangeza muri Amerika sinagaruka. Jagayo nkagaruka. Kambwira batari ko wakwibera tukibwiriza nto iwacu ni mu Rwanda. Zaje mu ijuru nd'umunyarwanda. Nibyanga ko ntari umunyarwanda atari nje ubikoze. Nuriraga indenge gataha. Ararabo twajanye bisigarira batogizdendi. Okay. Wowe uragiye ndataje. Nuririnde ry'umunane iyanyuma igeze Kanombe, mfata imodoka nja mu Kinigi Amerika. Naho hari y'ibyaha. Nanga ko abantu bifuza kuja kurya iby'abandi bakoze. Simbwakoze ibyanyu namwe Amerika mukayikora iwanyu. Kwishimira iby'abandi bageze ngo nzagwayo ngo mbiryeye, uri igisambo. Wakora Amerika yawe hano i Kigali ukayishimira. Hatagira umbeshera mama we. Ibyo ni ibyanje mvuze, nta byawe nkoze. Nubu ndasubirayo vuba, passport iri hano. Kandi nzagaruka. Kandi mbayeyo ntabwo bamfunga. Hari gereza yanjiriyo. Ntibazakorera ibihembo. Ntibazaharanira icubahiro. Ingingo ya 12 ntibazaharanira icubahiro. Kansubire hejuru mwumve, bemera kurarika kw'Imana, bafite imigambi, n'abanyabwenge, n'abizera, n'abanyabyiringiro, n'abanyamasengesho, bumvira amategeko, bomatanye na Yesu, ntibakerensa ibyera, barakura bakaja mbere, ntibakorera ibihembo. 12 ntibaharanira icubahiro. 13 bafite ijuru mu mitima yabo. Ako kantu umva, ako kantu bafite ijuru hehe mu mitima yabo. Ntabwo ijuru rizabatungura, bahorana naryo, baganira naryo, barebana naryo, ribaha ibisubizo, bakaribaza ibibazo, bagatonda ibisubizo. Bahorana ijuru mu mitima yabo. Iri juru niryo ribakomeza. Abo mu ijuru bahorana nabo, bafite ijuru mu mitima yabo. 14 bamaranira gusa n'Imana, ukuntu ukwezwa. 15 n'abanyarukundo ntibarobanura ku butoni. 16 n'abagabo n'abagore baboneye, abagabo n'abagore baboneye. 17 n'abizerwa. Abaki? N'abizerwa, n'abizerwa, n'abizerwa. Nabaki? Kwizerwa, n'abizerwa. Wamusiga mu noti miliyoni 800 byicaye iruhande, ukaja Nyabugogo ukagaruka nta nitike yamuzanye, ugasanga nta n'igiceri c'10 yakoze. N'abizerwa. N'abagore bizerwa. Umuhiya 5 yagerera akaguru tunyanya twanga izindi akazishirira hirya. Ayura yamaze ukuntu biri guhenda, ukuntu biri guhenda. Wareba ego ahubwo inzariraza kuduhitana naho yandi wayapfunyengeje utahubwo na yejo nani 5. Ntukibwira ngo kwiba umugabo wawe, kwiba basobuja bukorera utekera ngo ntabwo Imana ibizi. Ibyo byose urabikora ngabyihorera, ukibwira ko mpamwe nawe. Umunsi umwe nzabisha ku karubanda. Hari ibisambo tutazi ko ari ibisambo, bigenda birasagura ibyo basaguye bakabyibikira ngo ubwo sawa nta kibazo. Vous allez voir.
niko mwarimu yambwiye ndi kuderanja mu ishuri Augustin ati tu vas voir uzabibona kandi koko narabibonye mu kizame cyitwaga admission narabibonye nareba interuro bampaye ni poroboreme nkayireba ngishirira utudomo ngo ta icya kabiri nkagisoma nkareba ngasanga sinzi nicyo kivuga are ta kindi ngakireba ariko se ndandika za ta gusa ngapfa gushiraho iki jambo nitekerereje igihe baba bari gusoma abana batsinze ndoniro ndaje kureba ako basohotse bangana narinzi byambaye ta iyo ta ze bayishira mu batsinze igihe Yesu azazana ibizamini benshi bazashiraho ta aho bakagombye kuba baranesheje ta wowe waratuye ibyaha none warabyatuye reka ta utudomo kuko nta bundi buhamya wabona kamwihorere n'abagabo n'abizerwa 17 18 bakorera itorero bakorera iki n'abakozi bakorera itorero waba waratowe utaratowe ngo ngiye ko ntari umudiyakoni simba umudiyakoni kazi simba umukuru w'itorero ko nta nico bampaye se mu matora none naje kwenda iki waza kureba ico Yesu yaguhaye Yesu yaragutoye araguhamagara ngwino ukore iri torero ntabwo ari rya pastor ntabwo ari rya Firidi ngo njyewe nta bukuru bw'itorero mwambaye ngo mwagize ngo njye nzi kubwiriza ntabwo mwese muzaba bakuru b'itorero ntabwo mwese muzaba diyakoni n'abadiyakonikazi ubu nta nshingano nimwe mfite mu Rwanda mfite kubwiriza ubutumwa bwiza gusa ubu ntabwo bukuru bw'itorero nabushobora ukuri kundeba ndinjije ubukuru bw'itorero nabushobora naraburenze narabwerejwe bukuru bw'itorero ndabuzi imvune zabwo ndazizi hari usanga bari kubagutoye nguru mu kwitoro gusanga uri kwidunda nguruta abandi reka da ugomba guca bugufi bwo bakagukandagira ugomba kurambarara bakaje barakunyuraho ukabaha ibyo barya ukabagurira igikoma nibwo bukuru bw'itorero ukabasanga mu rugo ukabasengera ukabahugura igihembwe kigashira warabasuye bose warasengeye mu rugo rwabo mbedi yakoni we nshingano yawe ntabwo ari ugusasa ku rusengero twese twabikora urakoresha bizera nshingano yawe n'ugusura bizera mu gihande cawe igihande cawe citwa ngo iki hari citwa ngo iki gihande cawe vuga twumve ngwiki ibihande birashize hano iwawe nta gihande na kimwe mbonye igihande ca diakoni ni kihera wakimbwira nkumva ngwiki nta gihande mufite ufite igihande citwa Masoro kirimo abizera 80 iki gihembwe baduhaye iryigisho ni cate baguhaye ngo iki cigisho kizarangire muri buri rugo waragezeyo mu mezi 3 ube waragezeyo warabasuye bose n'ubwo amara iminota 3 cyangwa 5 ukabasengera ukabahumuriza are waramaze kubasengera igihembwe iyo kirangiye mu mahame yacu cari ingenzi mugategura ifunguro ryera kukabizera mwabasuye mugasanga bose bakene gusangira n'umwami igihembwe kirimo n'umubatizo n'ababatijwe muri cyo gihembwe bose bakarya ifunguro ryera bagasangira n'umwami bakezwa bagahindura inshingano ntabwo ari umunyenga ntabwo ari izina ni ibyo ukora bazakorera itorero n'ingingo ya 18 19 bahezi narije bakarata Yesu wenyine ingingo ya 20 bazaba ari abanyamwete abaki iyo ngeze ku banyamwete ahangaha baririmbyi hari ico tugombaga gupfa we tukaba turi kugaya umusaya bagakuramo n'ururimi igihe cyadushize cyatumazeho turi kurwana n'iminota maze aho tubahamagariye bakiyizira bose bakihagararira hano bagatora umwe batoye kajira gufata ka mikrofone kamwe hariya aka kajana hariya
ari kugenda gake gake, ari gukamagira agasura kazana kandi kamwe. Ubwo twe mu nda biri kudukerera, turabasubizayo. Hari abo ngomba kubwira bakuru bitoro irakora mwamuyiretsera abari kwidunda. Hari aho nabonye bari kubipfa, bari gupfiza za mikrofone, abahungu n'abakobwa bari kureshanya kuri utu mikrofone. Akareba wa mukobwa bahoraga baratekerezanya, akamujanira aka kantu wari gusomagurana ngo akarengane karatangiye. Ntabwo mwari muzi ko ibyo bihari. Wa wundi badaherezaga ka mikrofone imizi kurya akaburana ati na korari niba ari ibyo ndayivamo. Kabandi mubaherezaga mikrofone nje ndo nayiririmbiraho. Barebye amataye yawe ndibayashima. Wabihagitsemo bagomba kuyikurenza. Na ijwi ryawe naryo ni ryiza, ariko hari impamvu. Ibyo nibyo narose ntabyo nabonye. Muritonde mwabaririmbyi mwe, Imana ntikina. Ibyo mwibwira byose ngo muzi kuririmba muzamwara. Nimuririmba ibitabarimo muzasoza mumwaye. Indirimbo zanyu zizamera nk'iza Sagihobe. Sagihobe yararirimbye baramumbwiraga kera, ariko nta murage yasize wundi, ni Sagihobe gusa. Basabara abanyamwete, ibyo mukora byose mubikorana umwete. Ingingo ya 20 ni umwete. 21 bazaba bafite amavuta n'amatabaza, bazaba bafite mwuka wera n'ijambo ry'Imana mu bugingo bwabo. Ingingo ya 22 barejejwe, bazaba barejejwe mu bugingo bwabo, arabera berejwe mu ku birenge bya Yesu. Ingingo iheruka izindi n'abantu bihangana. Bagenza bate? Wihangana kageza ryari? Ni uzagenzate. Hahirwa wihanganira ibimugerageza. Niba naje nabagerageje uyu munsi, ni mwihangane. Hahirwa wihanganira ibigenza bite. Yabaye ibigeragezo byose byameraga nk'iki nabagerageresheje, byose bikabereka kujya mu ijuru. Ntabiri kubabaga nijoro kumanywa na nijoro. Uwihanganira ibimugerageza arahirwa. Namwe niba nabagerageje ni mwihangane. Niwo munsi wa nyuma mbabonye, nta wundi nzongera kubabona. Iyi niyo sabato ngomba kubabwira, amagambo ngomba kubabwira ni ya none. Iya mbere narindi kubasuhuza ngo muraho ngo yego. Iya kabiri niyo kubabwira. Iya gatatu nzabasezeraho. Ihangane rero. Ubwo wabundushije kwihangana njuri ni wanyu, harari wanyu, kabyukiri wanyu ngo mukigendera nasigaye hanga. Nanje ko mfite honja se ngiye mwantwariki. Ubu mfite umudendezo uvuga nti murabizi ngwi mu gitondo ndataha ngo kare tonda ndagiye maze ndi kabandi se bagendaga ni mugira ico mubatwara. Nanje nagenda, ariko kubundu bw'Imana sindagenda. Nzagenda igihe gikwiriye gisohoye. Nzava hano ngiye Nyamata kandi muzarebe. Muzambi intumwa zinjyane were ko zitarasanga iteraniro nditangiye. Nzarangiza ukwezi n'imisi 30. None gutaha iwanje. Ngo sindi igicucu. Sindi n'umunebwe. Ariko reka mbabwira uwihangana kageza ryari. Namwe mwihangane kugeza kuri wa munsi wa nyuma. Ubw'Imana iri mu rugendo rwo kutweza no kuduhindura ibiremwa bisha. Nge namwe duhirimbanire kuzabona Yesu bwaza bagarutse. Tube mu ntwarane z'Imana. Uhere ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, iryo ryo somo twize burya. Uhere ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, ubwami bw'ijuru buratwaranirwa, indwara zikabugishamo iki? Imbaraga. Uwiteka bidushoboze kubwa Yesu Umukiza wacu. Bangahe babisaba Imana ngo izabibasohoreze. Yo biganza byanyu byambara imbaraga y'ijuru.
mwuka wera hamanije n'ibiri mu mitima yacu aduhindure kandi atweza dutunganya twandike ikimenyetso cy'iteka ryose kubwa Yesu umukiza wacu.